Reka nizere ko meze neza rero uyu munsi nibwo nari ndimo ni scrollingira ku mbuga nkoranyambaga mbona kandi ndavuga nti ariko byanga byakunda abantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye bagomba kuba bakamenya no creator cyangwa se n'umunyamakuru ufite igitangazamakuru cye wari wagarutse ku bijyanye nuko golizo ivuga mwagiye mubibona avuga ati ni gute umuntu atwihishamo imyaka ingana gutya akaduhisha ikintu akaba nta muntu n'umwe uragerageza kuba yakivumbura. Yavuze neza asobanura neza uburyo golizo ikora, sinzi abatarabashije kuyireba, yatanze ingero kanange koko ndagenda nkora ubushakashatsi ndareba, cyane kare n'ikintu abantu benshi mwari mufitiye amatsiko kumenya ese ubundi golizo ivuga gute. Hari aho bamwe washoboraga kuba wayashyiramo video ya golizo bakakubwira ati kuramo ayo mashitani ikintu kimeze gutya kivuga, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Gusa nkuko yagiye abisobanura, biriya byitwa ventriloquisme ndetse ababikora bakitwa aba ventriloquiste. Bivuze iki? Ni ibintu byigwa nkuko tuvuga ngo science tukavuga n'aba scientifique. Ventriloquisme rero ni ibintu byigwa cyane no mu makaminuza, ni ibintu bikomeye cyane, biranavuna cyane kandi bisaba no kwitwararika kuko ugomba gutekereza ugatekereza nicyo gipupe ufite nubwo atari cyo kivuga. Aka kantu ko rero abantu benshi byagoranye ko bakumva ko atari golizo ibiri gusohora ijwi, ariko ndibubahe urugero. Nanjye naje kubikora ubushakashatsi nsanga koko nibyo. Ndavuga nti abantu mutabashije kuba mwabibona mudukurikira namwe ndabizi mwari mufite amatsiko yo kumenya ese ibintu bimeze bite bikorwa bite, nibyo nanjye ngiye kubasobanuriraho nifashishije bimwe mu byo nabonye ndetse nibyo uyu munyamakuru yari yashyize ku gitangazamakuru cye. Yari yavuze ko ubundi na golizo atari isohora ijwi, kandi koko nibyo. Uzabona kenshi ajya anacikwa ugasanga ijwi rye arimo aravuga yitunze mikoro, na golizo yajya kuvuga agakomeza kwitunga mikoro. Abantu benshi rero iyo umuntu ababwiye ko ari burya papa golizo uba ari kuvuga mu mpande zose ntibajya babyumva, ariko muraza kwibaza muti none ni gute iminwa inyeganyega? Kare akaboko kandi mutabona, kare akaboko mutabona ku mugani, namwe mu bikora ubushakashatsi murebe, kare akaboko mutabona niko kaba kagiye kakajya mu minwa kakayinyeganyeza, niko kayinyeganyeza bitewe n'amagambo agiye kuvuga. Ikindi ntaho na rimwe uzigera ubibona kugira ngo umenye yuko ari amajwi aturuka mu muntu umwe. Biriya golizo ivuga n'uriya munyamakuru n'ubundi buri kubivuga, kuko nta nari buzigera wumva bavugiranamo. Mujya mwumva nk'abantu bakurikirana wenda urubuga rw'imikino cyangwa se n'ahandi hantu abanyamakuru bajya bavugiranamo cyane ukumva amajwi aranyuranyuranamo mu gihe kimwe. Ibyo ntuzigera ubibona kuko amajwi rimwe rizajya rirangira ahubwo hajyemo irindi, cyangwa se arivuga igice hajyemo irindi, ariko ntago uzigera wumva bivugiranamo. Ikindi nta nari muzigera ubona giriya golizo yitwa nk'aho iri gusohora ijwi nubwo atariyo, ariko papa golizo abumbye umunwa ntuzigera ubibona. Byumvikanisha yuko nyine amajwi aba ari guturuka muri we, ahubwo akarwana no kugira ngo iminwa itanyeganyega. Ariyo mpamvu inyuguti zimwe na zimwe wumva atazivuga neza. Yajya kwivugirana agahita yivugira ma, yajya kuvuga ta agahita yivugira pa, yajya kuvuga de agahita yivugira ve, n'izindi. No kuvuga ngo inyuguti z'inyaminwa ntabwo ajya azivuga neza kuko zahita zimuraburiza, yahita anyeganyeza iminwa abantu bakabona yuko ari uvuga. Niyo mpamvu rero biriya bintu bigenda kuriya. Biriya bintu rero ni ubugeni, ni ubuhanga kandi buhanitse, kuko bimusaba gutekereza ibyo ari buvuge akanatekereza ibyo agiye kuvugira golizo. Ni ubwenge, nakita yuko ari ubwenge budasanzwe. Niba kuba amaze imyaka ingana kuriya nta muntu wagerageje kumenya ese ubundi bigenda gute, nta muntu ufite amakuru. Ni kuriya rero ubikorwa. Nashobora rero papa golizo n'umunyamakuru yari yatangiye avuga ati ndabizi ko bitari bugushimishe, ariko nta kundi ndabivuga kuko n'ubundi ntibyamushimishije. Naje kumubona yahise akora ikiganiro avuga ati ikintu gisa nkaho kingoye
n'ukuntu nyuma yo kureba icyo kiganiro naje kuba nareba ese abantu bayakunze gutindura amariyakisiyo y'abantu, reba icyo abantu bagiye babivugaho. Gusa nasanga benshi bavuga bati twarakuvumbuye, ati yari yaratwishemo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ati nkaho wagira ngo ndi umuntu wari warababeshya ikintu cyangwa se hari ikintu kibi nari narakoze mukaba mukivumbuye. Ati nigeze mwumva na rimwe mvuga ko nazanye ingagi ivuga. Byumvikanisha ko ari amajwi yose mwumva na ya papa Golizo, ariko Golizo mu kugira ngo aturangaze tugire ngo niwe n'ijwi rihinduke, niwe uhindura ijwi, bikanamufa akaba yifashisha no kuba atanyeganyeza iminwa. Noneho akandi kantu kamufasha nanone kakaba nk'iturufu, ni kuriya kuntu ikiganza cye kindi kigenda kikaba aricyo kimuvingisha Golizo, iminwa ikanyeganyega, kikayihindukiza, ukareba ukavuga uti ni Golizo iri kuvuga. Ariko siko bimeze. Nanjye naje kubireba rero ndavuga nti ntabwo iki kintu nagenda ntakivuzeho, ntabwo iki kintu rwose nabura kukivugaho, kuko nabonaga ari ibintu byacanze abantu benshi, ndetse hari na bamwe n'ubundi babirebaga bakumva ntago bihagije, bakumva ntago nta kintu kirimo cyatuma bigaragara nk'uko babona Golizo. Ariko niko kuri, buriya nibwo buhanga. Ndetse abantu mukurikirana American Got Talent, mujya mubona yuko aba ventriloquist bajyayo, kandi ukabona yuko ari n'ibintu bishimishije cyane, n'ubuhanga n'ubugeni, ni ibintu byigwa, kandi navuga yuko Golizo hashize igihe kinini cyane, imyaka myinshi cyane. Ndakeka benshi muri mwe mwaragiye mwisanga muri entertainment musanga Golizo imazemo igihe. Bivuze ko iyi myaka nyine yose, kuba iyi myaka yose yarayimaze nta muntu uzi ngo ibi ni ibiki, ni iki kijya mbere muri ibi, n'ubuhanga buhanitse. Rero nicyo nagira ngo uyu munsi ngarukeho, kandi nizera yuko mwese muri busobanukirwe. Uko birashoboka ndagenda nshyiramo utu video ku buryo muri bugende musobanukirwa muti ese ubundi aha biba byagenze bite, ibi ni ibiki gakeya. Reka rero nkubwire ngo ntibibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu, kandi unyandikire muri comments ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, ukande na like, kandi ndetse unadukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zindi zacu zitandukanye. Ni naho rero nsoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Nkubuza kandi ko nyirizina ari njye ubunyamwuga udasanzwe uvuma ku isoko y'amateka, nkasogongera ku muco, ndi ntore idacogora umuhamya bene n'imigambi, ndi nyiramatwi kumva byose, ndi nyine usanga hose, ndi nk'ubidahushadinga zitanyeganyega, ndi umugano w'amagambo, ndi indirimbo y'isoko n'amasunzu, ndi umunyagiso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za Kirima, ndi ntore itarambirwa, ndi indangamirwa itarunduka, ndi isoko itagabanuka, ndavuga nkavuga ko ni Plava, ni Plava TV. Ciao ciao.